ubwira ibintu biba gake cyane. Hari abantu bavuga ngo ni amahirwe, abandi bakavuga ngo ni impano, ariko Thomas Muyombo we ngo ni ibyemezo. Iyo yifatiye icyemezo si ibintu, ni icyemezo cyiza gishorewe n'umutima n'ubwonko, akabirangiza n'uruhanga rw'umugabo. Ubona yitonze, nyamara iyo ageze aho yitangira ubona ko atari umuntu, ahubwo ari icyemezo cyambaye umubiri. Nta bushobozi bwe bupfa ubusa. Studio ayinjiramo nk'uwagiye kurwana, akayisohokamo nk'uwaciye igikuba. Suka asakuza, oya, nuko ibikorwa bye bivuga, ntagire icyo abisabira. Ku rukundo ntazabeshya. Tricia ni igisobanuro cy'urukundo rwamushobeye. Ngo niwe wamuhaye icyerekezo cyo kurenga ibyo abandi bita inzozi. Niwe wamwigishije ko umuntu ashobora gukunda agasara ariko atajya bimbwa. Tricia si umugore gusa, ni ijambo ry'Imana ryamubwiye ngo ihangane, dore umugabo wawe azahinduka ikigereranyo. Ubwo rero Muyombo yaremeye, yemera kuvunika, yemera kugwa, ariko ntazemera gutsindwa. Naho mu buzima rusange ngo ati icyawe naho kijya. Bavuga ngo yaretse umuziki, nyamara indirimbo ze zaciye imitima irenze izabo abari kuririmba ubu baririmba. Bavuga ngo yacuritse, nyamara yaciye icyuho mu buvuzi bwugarijwe n'abarwanira amanota, we arwana n'indwara. Ngo ikibi cya mbere kuri we ni ishyari. Ati ishyari ni virusi irarya umutima igasiga urwango n'ubugambanyi, kandi iyo virusi nikorerwa test, uyimenya amazi yamaze kurenga inkombe. Ndagusabye reka dutere intambwe muri iyi nkuru. Reka twinjira muri Muyombo Thomas utavugwaho rumwe. Tom Close w'ukuri, umugabo yemeje gutsinda cyangwa gupfa atsinda. Nitwa Jay, inayitinya amagambo y'abagabo ariko igakunda ibitekerezo by'abagore. Kora subscribe, like, share na comment, kuko aha niho ukuri kwambaye ubuzima. Turi kuvuga kuri Muyombo Thomas uzwi nka Tom Close, umuntu utakundwa n'abatamwumva ariko wubahwa n'abamwumvise. Ese kuki buri gihe usanga yitaruye, atavogera imanza z'abandi? Nuko yabonye kare ko ubuzima atari urusaku, ahubwo ari intambwe imwe ifite icyerekezo. Tom Close kuva mu bwana bwe nigeze agendera ku magambo y'abamwishimiye cyangwa bamunenga, we agendera ku ntego. Iyo akubwiye ati ndabishoboye, aba bishoboye. Nujya ureba ahari, ujya ureba aho yiteze kubejo. Reka tujye mu muziki. Benshi baririmba basakuza, we yararirimbye aratura. Si umuhanzi wabayeho kugira yinjize amafaranga, ahubwo yaje kugira icyo avuga, kandi iyo wavugaga nawe ntiwahita gusubiza. Indirimbo ze ntizakundwaga gusa, zatumaga umuntu yicara akitekereza, ukibuka urwo wakundaga cyangwa urwo utigeze utekereza. Niba warigeze kumva ndacyagukunda, ugasohoka utekereza ku muntu wigeze aguhemukira, iyo ni Tom Close. Yakoze ibyo abandi bita bishoboka ku bitekerezo gusa. Igihe abandi bahanzi bagiye Dubai, we yagiye mu ishuri. Igihe abandi bagiye mu birori, we yagiye kwa muganga. Wibwiye aho kujya kwiga ubuvuzi ari uko umuziki wamunaniye? Oya, nuko yamenye kare ko impano ari nziza, ariko ubuzima bw'abandi ari ishingiro. Yagize impamyabumenyi y'ikirenga Bachelors of Medicine and Surgery, akorera muri RBC. Yabaye ku isonga mu gukangurira igihugu kwikingiza, kurwanya malaria ndetse no kwita ku buzima bw'abana. Ubuzima bw'abantu bwamushyizwe mu biganza. None ubwo wowe urimo kumwita yarabaye umusaza, ariko se wowe ufitanye isano ki n'ubusaza iyo umuntu ari gukora iby'isi ikeneye? Abantu benshi baririmba ngo ntacyo bintwaye. Tom Close we avuga ati ntacyo bitwaye, ariko ntacyo bitungura. Nta kindi kiguhamya nko kwemera gukora udatunguranwa. Amaze guceceka, amagambo ye yakuze, amaze kwirinda, igisigo cye cyarushije kuremera. Azwi nk'umuntu utarakarira abantu, ahubwo akarakarira uburangare. Yanga imico y'ubuswa ishingiye ku ishyari, urwango no kwikunda. Ati umuntu wishimira gutsindwa kundi aba amaze kwiyakira nk'ugomba gutsindwa igihe cyose. Ese ni igitangaza cyane umuntu wiyemeje gutangaza? Ibi ni ibyo abagerageje, ariko we ntiyagerageje, yarakoze. Nitwa Jay, inaritinya amagambo y'abagabo ariko ikabaha umwanya igihe barimo gukora amateka. Kora subscribe, like, share na comment, kuko icyo utazi nuko hari abagerageza kwambara ibisanzwe, abandi bakambara ubutwari. Tom Close we yahisemo kwambara amateka. Peace out.